Banyarwandakazi, inshuti za radiyo ry'impinduramatwara, ndabasuhuje muri iki gitondo cyo ku itariki ya 31 Mutarama 2025 muri studio za radiyo ry'impinduramatwara, muri kumwe na kamarade Manirakiza. Ngira nti hasta victoria siempre, intsinzi iteka ryose, kandi ngira ngo patria muerte, igihugu cyangwa se urupfu, u Rwanda rwatubyaye cyangwa se urupfu, uburenganzira kuri bose cyangwa se urupfu, amahoro ku bantu bose n'uburenganzira bw'ibanze cyangwa se urupfu. Kandi ibyo byombi, gutsinda cyangwa se urupfu, twebwe tuba twatsinze. Icyo twanze ubucakara ku munyarwanda uwo ari we wese no ku kiremwa muntu icyo ari cyo cyose, twanze ubushotoranyi ku mahanga, ngira ngo kandi ntawe udakunda amahoro keretse Paul Kagame n'indatwa nibo badakunda amahoro. Uba ugomba gucakaza abandi bantu just bakababera abagaragu, umva ko igihugu ari icyabo, umva ko ari abanyarwanda basumba abandi, umva ko ari bo birabura b'ibitangaza. Reka dukomeze rero, ngaho rero mugira agatima cy'impinduramatwara kandi ubutumwa burute intumwa iteka. So muri kumwe na kamarade Manirakiza. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ibyo nabashije kumenya, ibizakurikira iyi ntambara, uko iyi ntambara amatwi asubira, uko icyo nabashije kumenya ngo namwe mumfashe gutekereza kandi mutangire namwe mu bibazo uko bizagenda, abashobora kugira aho babigeza bashobora kubigeza. Reka mbabwire uko situation yifashe muri make. Rero ngira ngo murabona iyi ntambara ya Kongo, ngira ngo iyi ntambara igitangira kuva Makenga kiri mu ishyamba, nagerageje gusobanura uko izagenda, ngerageza kubabwira uko bizagenda byevorerwa. Ngira ngo bakurikiye radiyo y'impinduramatwara ngira ngo nta kiba ntababwiye. Ubu ngubu rero igikurikira ni iki? Icyo nabashe kumenya ni uko M23, RDF, Kagame barimo baradivashinga bashaka kugera i Bukavu. Nibamara gufata Bukavu bazahita badekarara leta ya Kivu, ariko bizaterwa, amahirwe mfite nuko bavuga ko bizaterwa nuko situation izaba imeze. Nibagera i Bukavu bakabona imiryango mpuzamahanga ntirafata ibyemezo bikomeye, bazadivasinga bafate n'ibindi bice bitari muri Kivu, ariko ntabwo bazabagambiriye ku ibyo bice kuzaguma, kuko barashaka gufata Kivu y'amajyaruguru na Kivu y'amajyepfo bakadekarara leta ya Kivu. Ntabwo bafite gahunda yo kuzagera i Kinshasa, barashaka kudekarara leta ya Kivu, noneho akaba ariho noneho bakavuga ko yigenze, noneho bagatangira bakarwanira ubwenge bwayo, ko bavuga bati Kongo ntizadusubiza inyuma, ndetse n'ibihugu by'amahanga ntabwo bizatangira kutubona nk'igihugu, ntabwo bazaturwanya twamaze kudekarara ubwigenge. Kandi leta ya Uganda na leta y'u Rwanda bizaza byintervena nk'ibifasha igihugu cyamaze kwigenga. So niyo gahunda rero, gahunda iri hariya hepfo. So ni ukuvuga ngo rero ntibikabatangaza ejo mu gitondo mubonye ejo Bukavu nibamara kwifata bazadekarara leta ya Kivu. Gusa ikibazo bafite ni ikibazo cy'abanyamurenge bamwe batumva Kigali, babona ko n'abashi babona ko bashobora kuzafata intwaro, ariko bakatangira bakabarwanya, ariko bakabona ko ibyo ari byo byose niyo bagira ubafasha, hari ahantu leta y'u Rwanda, leta ya Uganda bo bashobora kwikipa ubwabo, ku buryo ntawe ushobora kuhabakura, kandi bakavuga ko umwaka umwe ushize, imyaka ibiri, nta muntu urahabakura, igihugu cyabo cyamaze gufata, byaba byarangiye. So ubwo rero gahunda iriho nta yindi, ni gahunda yo kurema leta ya Kivu. Bavandimwe b'Abanyarwanda, namwe abanyekongo mwumva ururimi, ni gahunda, ibintu byose byamaze gutegurwa. Icyo ntaramenya ni ninde bazashiraho nk'umuyobozi, ariko icyo ntashidikanya ni uko ntabwo ari nanga, nta nubwo ari n'abishimwa, ariko n'undi muntu, ariko utari umunyamurenge kandi utari n'umunyamasizi, mbese utari umututsi, niwe bazashiraho, ariko umuntu sindamumenya, ariko icyo namaze kumenya sinanga we ntabwo hari, kuko nanga we ibyo bizahita birangira. Nanga we ashobora kuzapfa vuba. Nanga we urupfu rwe ruri hafi,
so nangwa urupfu rwe ruri hafi we ntabwo ruri kure. So, ariko icyo namaze kumenya cyo nuko iyi leta ya Kivu nimara kujyaho izayoborwa n'umuntu utari umututsi hariya, noneho bayidekarare, noneho mu byo bakora ariyo badefanda, ariko bafite gahunda yo kuzafata ibindi bice bya Kongo, no ku buryo ibyo biganiro bindi bizaba ari uko bazavuga bati turarekura ibice by'ibyo bindi bya Kongo bazaba barafashe, noneho ariko bakavuga ko badashobora kurekura Kivu ko ari iwabo kandi ko badekarariye ubwigenge, noneho abo bafasha bakabafashiriza hariya muri Kivu bazaba bamaze kudekarara. So niyo gahunda ihari kuko bamaze bazi ko batazagira Kinshasa kandi bazi ko batazarekarama kiriya gihugu cya Kongo cyose, rero barashaka gufata Kivu akaba ariyo barwariramo, akaba ariyo noneho n'abahungu babashigikiye bashobora kubashyigikira, ari nacyo basa noneho n'abadefanda batarekarama Kongo yose. So ngira ngo ibya Nanga byo n'abagenzi be bari abandi, ngira ngo yaramaze kubivuga uko bizagenda. So aba bibaza rero ngo barareka kurwana cyangwa se ngo hari ibindi ngo biri bube ngo barahagarika intambara, ntabwo bahagarika, gusa byose birashoboka. Imigambi yayo ishobora kuburizwamo, biraterwa n'ikinama ya SADC iraza kuvugaho, nuko SADC iraza kubyitwaramo, ese SADC iraza gufata ibyemezo bikomeye bituma yohereza ingabo vuba na bwangu, nibohereza ingabo vuba na bwangu ntabwo izashobora kubaho, kubera ko niyo bayidekarara ntabwo izabona kidefanda, kuko SADC nishobora kwidisitenga, ntabwo Museveni azemera kohereza ingabo zo kurinda Kivu, nk'uko Muhozi yabibemereye na bamwe na Museveni, ntabwo azemera kohereza ingabo kubera ko azaba azi ko bishobora kumukoraho, bigatuma ashobora no kuba yatakaza n'ubutegetsi. Ariko uyu mugambi Kagame na Museveni bawuhuriyeho, bose kwizerana kwabo ntabwo ari kose, ariko kimwe bahurizaho ni iyi Tutsi supremacy, cyangwa se ubwiganze bw'abatutsi muri Afurika, cyangwa se kuvangura abanyafurika. Ngira ngo rero niko bizaba, niko situation yifashe, ni ukubitega amaso tukareba uko bizagenda, natwe nyine tukareba niki tuzitwara dute, tuzabikora dute, bizagenda bite, ariko ntabwo byoroshye hagati aho. So bivuze ko rero icyo bivuze rero ni ukuvuga ngo iriya Kivu nibayigeramo, indi gahunda numvise ko bafite nibagera hariya muri Kivu, ni uko bazakitiva zirangiye ishyamba zo mu Burundi ziraza ritabara, noneho zigahita zizataka Burundi, noneho ikibazo kikaba intambara bakayigira ngari cyane, ntibi intambara yo mu Burundi gusa, noneho ntibi intambara yo muri Kongo gusa, noneho ikaba ari intambara yo mu Burundi, noneho kugira ngo imiryango mpuzamahanga igire ahandi hantu ibona, ahandi hantu hatari hariya. Bafite muri gahunda bavuga ko bazacuruza ibindi, nyamara gufata iriya side bazafite ibindi bice bya Kongo, bakitubera zirangiye ishyamba za Nitabara, of course n'abari abandi barwanyi bahariya abandi b'abanyarwanda, ndetse n'abari abandi bazavuye muri ziriya ntambara bakuremo Burundi, nibamara gukuramo Burundi, urumva ko nyine bumva ko nyine intambara izabaye ngari, ntabwo imiryango mpuzamahanga izabireba Kagame hariya direct, ahubwo izaguma kureba no ku kibazo cy'Uburundi n'Abarundi, noneho niba banatakaza bagira ibyo baseda, wenda baseda Burundi cyangwa se basede biriya bice bindi bya Kongo bazaba barafashe, ariko niyo ntambara bemerewe ya nyuma, niko babona niyo ntambara bagiye kurwana. So ni ukuvuga ngo rero ntabwo intambara igiye kuboroha na gatoya, kandi narababwiye iyi ntambara igitangira, ababyibuka nababwiye iyi ntambara ni iya nyuma Kagame arwanya. Urabona Kagame arashaje, aba bajenerali barashaje, aba bantu akoresheje ba Makenga n'abandi bose yateroninze babandi yagize killing machine mu ishyamba muri za 90 akiri muri struggle arwana na leta ya Habyarimana y'u Rwanda yari iriho icyo gihe. Aba bagabo nabo barashaje, ba Makenga barashaje, ntabwo Makenga natsindwa intambara azongera gusubira mu ngiro ngo yongere atangire rebellion cyangwa se ngo Kagame yongere amufashe, ntabwo ibyo bizakunda. So rero ni intambara ya nyuma bari kurwana, bari mu kwirwanira nyine gupfa no gukira. So ubwo rero igisigaye ni ukuzamenya uko ibihugu bizabyitwaramo, uko Tanzania izabyitwaramo, nk'uko navuze
yayi muri SADC uko SADC izabyitwaramo uko Burundi buzabyitwaramo ariko Burundi bwo ni target ku buryo bukomeye kandi Kagame ejo bundi mwumvaga bivuga Kagame ntabwo ahisha ibyo akora ejo bundi mwumva ko abwibasira avuga ati Burundi bujya muri Congo bushingiye ku bwoko ni ukuvuga ngo bajya muri Congo bagiye gutabara abahutu bene wabo nacyo bavuga kuri South Africa nawe bavuga ko ni nko kuvuga ngo South Africa bajya muri Congo bagiye gutabara Bantu bene wabo ndavuga muri perspective ya Kagame n'aka gatsiko ka Tutsi power bo bose bamaze guca mu bice abanyafurika mu bice bibiri mbese ngo abahamite kuko umuhoza akunda kubivuga ngo ni hamite ngo n'abandi ngo b'abantu so ubwo ni ukuvuga ngo ni ikibazo gikomeye so iyi ntambara ntabwo yakagoranye iyo abantu babumva neza bumva neza politiki ya Kagame na Museveni afite abantu bandi sinibaza ko Batanzania abarundi se sinibaza ko Abanyangora n'Abanya South Africa bumva neza ikibazo kuko burya hari ikintu kimwe burya gikomeye cyane abantu batumva iyi politiki ya Tutsi supremacy ni politiki abantu benshi bashira mu gaciro bigora kumva urabona Museveni yashoboye amanipira ntuza umugabo nka Nyerere murabizi yari umugabo wakundaga Afurika ntabwo ari umugabo uri muri ibintu bya tribalism nawe impamvu yubatsira Tanzania abasha kumumanipira ko ntabwo yumvishaga ko Museveni nyine nk'uko akunda kuririmba ngo ni Pan-Africanist niko yabyumvishaga Nyerere nanjye nkiri muto nakunda gukurikira disikuru za Museveni numvaga Museveni ari umuntu w'Pan-Africanist ko ntabwo ibyo nari nzi byari bike iyo namwumva nkumva ideas ze nagera muri Uganda nkabona abantu bose barisanga b'Abanyafurika yemwe n'abanyamahanga umusomaliya aho ugiye uvuye hose urisanga muri Uganda nkumva ko Museveni ari umupana so rero nge no mu gihe abantu bavugaga bati ariko hari ikintu cyitwa ngira ngo ndibukana umugabo witwa Ndanyuzwe wakunda kubivuga akavuga ati icyo koze hari ikintu cyitwa Tutsi Hima Empire gese nigeraga mbyumva ariko uko nagiye nkurikirana abantu bakurikirana ibikorwa ngakurikirana ibiba nkareka kureba nyine ibivugwa natangiye kumva akwananye natangiye kubona ariko noneho Muhozi niwe watangiye kumpumura amaso icyo gihe mu ntambara ya Tigre mu ntambara ya Ethiopia ejo bundi uzagira ati no atabatigire n'ubwoko bwanjye akamanuka muri Kenya akaza iwabo umenya muri Uganda yakunda kwasimbuka agahita aza mu Rwanda agahita ajya muri Congo no yavuze rimwe bivuga kabiri numva ntangira kumva numva ari byo none ugasanga aba bantu bene wabo bakunda kubizinzi ugasanga barita Muhozi ikigoryi ariko Muhozi si ikigoryi kuko nta kigoryi cy'umujenerali none kikaba ikigoryi mu gihugu kiyobowe na se atari we perezida afite se wabo nka Sale Musare ufite imbaraga zingana kuriya Muhozi nta mbaraga zihambaye afite ku buryo ibyo akora yabura abantu bamucisha bugufi muri Uganda ndetse wo mu muryango we ahaguma akabisubiramo no abaye ikigoryi ntabwo wamugera umuyobozi w'ingabo yabaye ikigoryi yandika ko ashobora gufata Kenya ari chief of land forces umuyobozi w'ingabo zirwanira ku butaka ibyo birarangiye icya kigoryi baragipromotinga bakigira Foster General w'Enyeri enye niyo pete ryanyuma muri Uganda noneho bajya kuyobora ingabo za Uganda no something is wrong no rero ntekereza ko uko situation imeze uko ibyo bintu bimeze ibintu biri nibyo navuga rero abantu benshi bakunda kutumva iki kibazo kubera ko biyumvisha ko nta muntu muzima watekereza gutya ariko biririyo nanjye ntabwo nimvisha ko umuntu mu bihumbi bibiri na ubona competition iri muri iyi si ko hari umuntu w'umwirabura ushobora gutekereza ko ashobora gucamo abantu abirabura akumva ngo bagomba kujya hariya bagomba kujya hariya cyane umuntu wasomye ibitabo umuntu wize umuntu wagize access kuri biblioteke umuntu kuko Museveni ni umuntu wabaye muri struggle nuza avuga ko yagiye muri ANC abo muri Tanzania ariko hari abantu bakora gutyo ari abo opportuniste ari mbese ari abantu bashaka just guprofitira mu buyiza noneho bagashaka imbaraga ariko bafite izindi agenda zabo so noneho ariko Museveni ibyo ngibyo akaba arabizi
murwanya ziriya ntambara za Mozambique wabaye muri rankubiri ya ba Nyerere ba Muzehe Kaunda Leti Kaunda uriya perezida wa Mozambique ntuza Samora Machel aveke bana abantu bafite ideology ya Africanism. Rero kubona nta muntu upfa kubyumvisha, niyo mpamvu nk'abanyere bari abantu rero biroroha ko bamanipira abantu, biroroha burya bari abantu ko bamanipira abantu ku buryo bworoshye. Umuzabane y'ikindi ariko ibintu bya manipulation barabisha. So noneho ni nayo mpamvu rwose na South Africa yarabafashije, ariko urabona ko South Africa ubu ngubu batangiye gutekereza kubisobanukirwa, ariko ntabwo mbona ko barabisobanukirwa ku rwego ruhagije. Wabona Kagame nk'umumanipulateri, umuntu w'umunyeshyamba, umuntu nyine utarize, ukora ibyo yiboneye, umukozi wa CIA, ubutasi bw'abanyamerika n'ubw'abanyaburayi, mbese wasimbuye mu butu mu karere bakamufata gutyo. Ariko Kagame afite indi agenda, Kagame atandukanye na Mobutu, Kagame afite indi agenda. Ibyo rero ni ikintu abantu bakeneye kumva, ni ikintu abantu bakeneye gusobanukirwa neza, ni ikintu bakeneye gusobanukirwa bakumva icyo bivuze, icyo iyi ideology bakabasha kuyumva. Ariko ibi ntabwo mbivuze ngo kubera ko Kagame adekarara ngo ko rwanira abatutsi ngo abatutsi bose bumva ikintu ngo bari muri iki kintu. Oya, ntabwo ariko bimeze. Nta nubwo biha umwanya abantu kuba badashobora gukorana n'abatutsi cyangwa se ngo babibasire, ntabwo ari byo. Ahubwo kanagatsiko k'abantu bamwe mu batutsi bo bumva ko ni nka kuriya Hitler yadutse akadukana amahame y'abanazi, akandika Mein Kampf, intambara yanjye, akabasha kubyumvisha abantu bamwe mu banazi, bagakora ishyaka ryabo ry'abanazi, bakarimbura abayahudi bakahava, kandi n'andi moko yandi bumvaga ko ari inferior kuri bo. So ni ukuvuga ngo rero nubwo bimeze bitya, abatutsi benshi ntabwo bari muri iko, bamwe babirimo ari fanatism, abandi barimo kubera ko n'abana bo bumva ari biri rurite, ariko n'abandi batutsi baba intellectuel batari muri ibi bintu. Kandi vraiment ni igitekerezo cy'ubusazi, ni igitekerezo cy'ubutindi, ni igitekerezo cy'ubutindi nyakujya, kuko simbona nanjye hari igihe nibaza ko ndi kurota, ariko ntabwo ndi kurota, biririyo, ibintu biririyo. Abantu barashaka ngo kurema ubwami bw'abatutsi, igihugu cy'abatutsi bazabamo bategeka abandi bantu. Njye byarangoye kubyumva, ariko maze kubona ko ari riyo. Ku bantu bashidikanya kuri Muhoozi rero, ndashaka kugira ngo kandi ndaza kuba ikiganiro kijyanye na Muhoozi. Ese Muhoozi ni igicucu cyangwa avuga ibyazi? Ese Muhoozi ni umurwayi wo mu mutwe cyangwa ni umuntu uvuga ibyazi? Ahubwo abantu ntibumva neza icyo Muhoozi bashaka kuvuga. So ngaho rero bavandimwe, mugira agatima k'impinduramatwara kandi ubutumwa butinwa iteka. So nubwo bimeze bityo rero Kivu bagiye kwidekarara, ariko haracyari possibility nyinshi, bizaterwa n'uko isi zitwara, cyane SADC uko izashobora guhagarara, niba azashobora kwemera guhagarara kuko Zimbabwe yahagaze muri za 1996 n'umunani igashobora kurwana kuri Congo, ntabwo mbizi. Ariko muri musange SADC nirangara, leta ya Kivu irajyaho, cyaho ngo kiracikamo kabiri, kuko nta nubwo bafata za sanction n'ibiki byose, abazungu bo nibamara kubona igihugu cyagiyeho, nta Tanzania idashobora kuba challenginga, Burundi nabwo buzaba bwabaye kapitire, kuko ikintu cyo kigomba kuba kumvikana cyo Kivu nibaho, leta ya Kivu nibaho, Burundi buzahita buba kapitire, buzajya mu maboko y'abahima b'abandi mu Burundi. Ibyo ni ibintu mugomba gukora, ibyo ni ibintu direct. Ubwo rero nukuvuga ko uko ubwo nyine umuzungu we, kandi nanjye ndi umuzungu ko nabigenza, ni leta niba dekarare ikabura abantu bayirwanye, leta ya Kivu n'ubundi izabaho kandi bizashoboka. So rero umuntu yazaganira ibintu byinshi, kuko iyi leta ya Kivu nimara kujyaho, nta mufurere uzongera kubaho, nta munyamurenge uzongera kubaho, hari amoko azahita azimira hariya muri Kivu. Ibyo nabyo tuzagira umwanya wo kubiganiraho. Bavandimwe, mugira agatima k'impinduramatwara. Hasta la victoria siempre, la patria pura amor. Bye.